iyo wayumviye, iyo wacuruje biragenda, iyo wayumviye, iyo usenga ivugana natwe, iyo wayumviye urayizera, iyo wayumviye Imana ishimwe, ntago ubucyumva imbeba zikomanze ngo uvuge ngo ngiye guhamagara abanyamasengesho, reka da, iyo yumvira nawe urasenga ugategeka, umva, iyo wayumviye Imana ishimwe ufata muri imbaraga z'umwijima. Umugabo ntabagazi imikorere y'umugore we mu rugo, abantu bamaje kurenga ihaniro, kandi umuntu utumvira Imana ntashobora kumvira n'uwo bashakanye. Umuntu utumvira Imana kandi umuntu wananiye Imana nta mwana w'umuntu umushobora. Twagize ingoraniro z'abantu batumva, abantu barasenga ariko ntibumva, ntibashoboye kubaka ingo zabo, abantu barasenga ariko ntibumva, barimo barasenya zabo ku bwinshi. Reka mbasabe ngo umvira Imana, umviye Imana ubuzima buragenda. Iyo wumviye, haleluya, iyo wumviye Imana ibyo ubona ko bidashoboka birashoboka. Iyo wayumviye, umvira Imana, umvira Imana. Iyo Imana wayumviye, Imana wayumviye amateka arahinduka. Iyo wumvira Imana, abanzi abamujombaga intoki ntibazijombye ku muceri, abamujombaga iminwa ntibayijombye kuri soda. Iyo twumviye Imana ibasha gukora ibirenze cyane ibyo abantu badatekereza. Iyo wayumviye Imana ishimwe, nuhangara bashaka bamwe babivamo, abandi barabireka, abandi baragenda. Abanyamasengesho basigara inyuma, basigara ku mateka. Ndasabize kujya muri uyu mwanya wongera yumvira Imana, aho waguye wongera ugaruke, wongera wumvira Imana, icyo Imana yakubitsemo wongera ukigarure mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Inkuge bagiye kugaruka, ndi wa wundi Niyonagize Innocent, umwe muri babandi mwumvishije Imana ihamagara. Twongeye kugaruka kugira ngo twongeye tuganire ku ijambo ry'Imana. Nyuma y'ubuhamya twaciyemo mwarabwumvishije, nyuma y'amateka turanze mwarabyumvishije, nyuma y'ibintu Imana dukoreye mwarabyumvishije. Imana iradutabaye iraturengera. Nyuma y'ayo mateka yose uko nakayababwiye, Imana yampaye imyenda ndambara mbumubwiriza butumwa. Ese ngenze nguruka ku maradiyo iyo bita radio yacu ya ADPR na MIGENZO mvuga ubutumwa, ndetse n'izindi radio nagiye ncaho, n'iyi ngiyi nayo nkaba nongeye kuyigarukaho. Ndi wa wundi Niyonagize Innocent. Reka rangira ngahari tuganire ku ijambo ry'Imana, hanyuma Imana ibampere umugisha. Ndagira ngo tuvugeho byinshi kuri iri jambo ry'Imana, ariko bitabuze kuza kuba byinshi dore ko nta jambo ry'Imana rijya riba ritoya. Rero ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana turi bwasange mu gitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro, igice ni icya 6. Ni ijambo ngira ngo tuganireho, Imana ibahemera umugisha. Igitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro, igice ni icya 6. Turasoma duhere ku murongo waho wa 5. Hari ijambo rihanditse rigira riti, kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka yicuza ko yaremye umuntu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Uwiteka aravuga ati, nzarimbura abantu naremye, mbatsembe mu isi, uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, kuko nicujije yuko nabiremye. Ariko Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Reka dusubiremo kuri umurongo wa 8. Aravuga ngo ariko Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Reka twongere dusome ijambo ry'Imana turi bwasange muri iki gitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro, igice ni cya 8. Hanyuma turasoma A na B na C na D. Hanyuma bari kunyumva ngira ngo muzajye mukomezamo musoma ijambo ry'Imana. Hepfo yaho uzabona ibindi birimo turi bwaze kuza kuvugaho. Imana ibamere umugisha. A iravuga ngo Imana, B yibuka, C Nowa, D nibifite. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Hanyuma rero reka tuganire ku ijambo ry'Imana nahaye insanganyamatsiko igira iti kumvira Imana. Hanyuma insanganyamatsiko ngize ngo tuganireho ivuga ngo kumvira Imana. Kumvira Imana bivuze ngo ari kumva ni kimwe no kumvira ni ikindi. Iyo tuvuze kumva, hari igihe umuntu akubwira ukumva, ariko iyo wumvishe ntabwo ushobora gushyira mu bikorwa ibyo yakubwiye, ariko wumvise. None tukagira n'abantu, tukagira n'umuntu ubwira akumva kandi akumvira, ukamubwira agahita ashyira mu bikorwa
ibyo umusabye. Rero iyi nyito y'iri jambo ry'Imana nahaye interuro ingana gutya, nagize ngo tuvanemo interuro imwe ivuga ngo kumvira Imana. Iyo umuntu yumvira Imana agira indangagaciro na kirazira byo mu nzu y'Imana. Iyo umuntu yumvira Imana ntashobora gukora ibitandukanye n'iby'Imana ishaka. Umuntu wumvira Imana ntasambana, umuntu wumvira Imana ntiyiba, umuntu wumvira Imana ntabwo abakirobanura iby'amoko, umuntu wumvira Imana ntabwo abakireba abantu ngo ajye kubatandukanya ngavuga ngo n'umuhutu ngo uyu n'umututsi. Twagiriwe amahirwe mu iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ndashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika, Imana izakumpera umugisha, yawuguhaye kera ariko izakomeze ukumpere. Turagushimira wowe wabashije kuza ugaca iki kintu. Ndagushimira Imana. Bundi mu gihugu cy'u Rwanda twamaje kubaka ndi umunyarwanda gusa, nta muhutu, nta mututsi, nta mwega, nta mushamba. Ubu twese twamaje kubaka ndi umunyarwanda. Rero iyo umuntu amajije kumvira Imana ntabwo bakivuga ngo ura n'umuhutu, ngo ura n'umututsi, never. Iyo umuntu amajije kumvira Imana ntasambana, iyo umuntu amajije kumvira Imana ntiyiba, iyo umuntu amajije kumvira Imana ntabwo agambana, iyo umuntu amajije kumvira Imana ntagira urwangano, iyo umuntu amajije kumvira kumva. Iyo umuntu yumvira Imana arasenga, iyo umuntu yumvira Imana akiranuka kuri byose. Iyo umuntu yumvira Imana, Imana ishimwe, usanga tumushimira mu mico no mu myifatire. Ngira ngo ndetse no mu itorero rya ADPR usanga icyo bita rekomandasiyo cyangwa se ibyangombwa bashobora kuba babwiriza butumwa, usanga banditseho ngo tumushimira mu mico ndetse no mu myifatire. Iyo umuntu yumvira Imana ashimwa n'itorero mu mico ndetse no mu myifatire. Iyo umuntu yumvira Imana yubaha umugabo we, iyo umuntu yumvira Imana yubaha umugore we, iyo umuntu yumvira Imana, Imana ishimwe. Iyo umuntu yumvira Imana agira ijwi ry'Imana rimusanga kandi rimuganiriza. Iyo wumvira Imana wumva ugirana interview n'Imana mukagirana ikiganiro. Iyo umuntu yumvira Imana, Imana ihabwa icyubahiro. Ndagira ngo tuganire kuri iri jambo ryitwa kumvira Imana. Nurangiza urebe mu ruhande rwawe wibaze ngo mbese Imana ndayumvira, wibaze ngo mbese mu murimo nkora, ari mu buririmbyi nkora, mu ivugabutumwa nkora, mu buhanuzi mpanura, ese wumvira Imana? Twagize ingorane z'abantu bumva ariko ntibumvire. Turabafite benshi barasenga ariko ntibumvira, baririmba ariko ntibumvira, barabwiriza ariko ntibumvira, biriza ubusa ariko ntibumvira. Ubushize nigeze mva kuri radio ya ADPR, kuri Life Radio, ndaza ngeze i Kigali masanga umuntu w'umugore afite umugabo arubatse ariko yamaje kuba ikinani. Uwo mugore ni umuhanuzi mu buryo bwose bushoboka, arahanura ku mashusho media aratambuka, ariko umugabo afite ikibazo cyo kuba umugabo nakira ikibazo kivuga ko umugabo yitekera. Numwe mu bagabo bashobora gufata imbuto. Muri make uwo mugabo ntabagazi imikorere y'umugore we mu rugo. Abantu bamaje kurenga ihaniro, kandi umuntu utumvira Imana ntashobora kumvira n'uwo bashakanye. Umuntu utumvira Imana kandi umuntu wananiye Imana nta mwana w'umuntu umushobora. Twagize ingorane z'abantu batumva. Abantu barasenga ariko ntibumva, ntibashoboye kubaka ingo zabo. Abantu barasenga ariko ntibumva, barimo barasenya izabo ku bwinshi. Reka mbasabe ngo umvira Imana. Iyo wumvira Imana rero tugushima mu mico no mu myifatire. Iyo wumvira Imana wubaka urugo rwawe mu bwenge. Iyo wumvira Imana, iri jambo ryitwa kumvira Imana ni ijambo nagize ngo tuganire kumvira Imana. Ese urayumvira? Muri korari urayumvira? Yisenga urayumvira? Uririmba urayumvira? Imana urayumvira? Ni iri jambo nateguye ngira ngo tuganireho. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Iki ni igihe Imana yari imaje kurema abantu ibashyira mu isi. Imana kubashyira mu isi yari zikibaremye, ariko izi neza ko ibyo bazakora hari byo gukiranuka Imana izajya bashima. Bibiri tubwiye rero Imana yitegereje ibone yuko mu mitima yabo bakomeje kugambirira nabi, bakomeje gukora ibyaha, bakomeje gusambana, bakomeje kwiba. Imbabazi z'Imana ntago bakizakira. Imana ngo yitegereje ngibona yuko kwibwira kose mu mitima yabo bakomeje gutekereza nabi. Biba ngombwa yuko Imana ngiti ifata icyemezo cyuko igiye kuzarimbura umwana w'umuntu. Buri reka nkubwire, umwana w'umuntu ni hatari. Buri mwana w'umuntu ntago uzamwige ngo murangize. Ushobora kwiga amashuri ukayarangiza ariko umwana w'umuntu ntuzamwiga.
ushobora gutambagira inzu yawe ukayirangiza ariko umwana w'umuntu ntuzamutambagira ngo murangize. Uko umuntu ni munini kuruta u Rwanda, umuntu ni munini kuruta isi, umwana w'umuntu rero ni hatari. Rero nubona umuntu wananiye Imana we ntuzamushobora. Nubona wa mugabo we umugore wawe yakunaniye ntugire ngo ni we yananiye, yabanje kunanira Imana. Wa mugore nubona umugabo we yakunaniye si wananiye, yabanje kunanira Imana. Ariko iyo abaye yumvira nawe yakumvira. Ndagira ngo dufate umwanya mwiza tuze kuza gusenga, wumvire. Niwumvira Imana uzabasha no gukora ibikorwa by'urugo rwawe. Niwumvira Imana uzabasha kugira ibintu byinshi, uzabitunganya, uzagira umwuka wera. Biratubwira ngo icyo akora muzahabwa imbaraga. Mwuka wera nabamanukira ubwo nibwo muzaba abagabo bo kumamya Yerusalemu ni Yudaya. Rero iyo majije kuba umuntu ukuri muri Kristo Yesu, ubarangije kugira ukuri, ubarangije kumvira Imana, ubarangije kwakira imivugire y'Imana, ndetse ubamaje kwakira na discipline nshyashya Imana ishobora kuba yaguha iyo umajije kuyumvira. Reka rero iri jambo Imana irangije ifata icyemezo cy'uko izarimbura, hanyuma birangira ibwiye Nowa, iramubwira ngo Nowa rimwe ugurumva Imana ari mu rugendo yigendera ijya kumubwira ko igiye kurimbura umwana w'umuntu, kuko imaje kubona ko ingeso zabo zikomeje kuba mbi. Yafashe icyemezo iravuga ngo ngiye kurimbura umwana w'umuntu, ari amatungo, ari inyamaswa, ari inyoni n'ibisiga n'ibikururuka. Imana iravuga ngo ngiye kubirimbura. Ariko wibaze ngo mbese biriya bintu byarimbuwe n'iki? Byose byarimbuwe n'umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu ni hatari. Umwana w'umuntu ntiwamugaburira ngo agushime, umwana w'umuntu ntiwamwambika ngo agushime, umwana w'umuntu ntiwamushakira akazi ngo agushime, umwana w'umuntu ntiwamwigisha ngo agushime, umwana w'umuntu ntiwamutunga ngo agushime, umwana w'umuntu ntacyo uzamukora ngo umunezeze. Mu byo uzakora byose ntuzakora ibintu ngo unezeze umwana w'umuntu, ahubwo uzakore kugira ngo uzanezeze Imana yawe. Iri mu rugendo yigendeye ku bitaro n'umusaza bitaga Nowa, iramubwira ngo Nowa namaje gufata icyemezo cyuko ngiye kurimbura umwana w'umuntu. Nowa ahita abaza Imana, arabaza ngo none ko wabwiye ko ugiye kurimbura umwana w'umuntu, aho nanjye uzandimburana nabo? Ku murongo w'8 hatubwiye iki? Hatubwiye ngo Imana ibwira Nowa, iramubwira ngo wowe ntabwo nzakurimburana nabo kuko wangiriyeho umugisha. Umva rero ikiza cyo kumvira Imana, iyo wayumviye uyigiriraho umugisha, iyo wayumviye urambara, iyo wayumviye urarya, iyo wayumviye iragukiza, iyo wayumviye amahembe aragenda, iyo wayumviye ibitega biragenda, iyo wayumviye iyo udafite amahoro, iyo wayumviye urayabona. Umva iyo wumviye Imana amadeni irayishyura, iyo wumviye Imana ubuzima buragenda, iyo wumviye haleluya, iyo wumviye Imana ibyo ubona ko bidashoboka birashoboka. Iyo wayumviye umvira Imana, iyo Imana wayumviye amateka arahinduka. Iyo wumvira Imana, Imana ibwira Nowa, iramubwira ngo ngiye kurimbura. Arabaza ngo uzandimburana nabo? Bati ntabwo nzakurimburana nabo. Bati kuko wangiriyeho umugisha. Mureka dusenge, mureka twumvira Imana, Imana tuyigiraho umugisha. Birashoboka yuko nawe ukeneye kugira umugisha kuwiteka. Icyo wagize ni ingorane zo kutayumvira, ariko muri uyu mwanya usobanukirwa iri jambo ryitwa kumvira Imana. Niba utunga abana ukagira umwana ukumvira, agakora ibyo umutegetse byose akabigukorera, wibaze ngo mbese uwo mwana wabyaye kagukorera ibyo ngibyo, Imana yakuremye uyikorera ibihwanye n'ibyo uwo mwana agukorera. Umwana ukenera ko akuzanira ibintu byiza, akakuvomera amazi, akagutahiriza inkwi, ukamutuma ikintu kuri butike, ukamutuma ikintu akakizana, kumutuma akabizana. Ese wowe wigeze wumvira Imana iragutumye? Ibyo gutumye warabikoze? Reba neza, wumviye Imana ko yagutumye? Warumviye ko yaguhaye agakiza? Warumviye? Ese warakiranutse ugatune gukanine? Ndagira ngo kumvira Imana. Birangira rero iramubwira ngo we ntabwo nzakurimburana nabo kubera ko wangiriyeho umugisha. Imana ntabwo icyubahiro. Ariko iramubwira ngo nubwo ntari bwakurimburane nabo, iramubwira ngo ngiye gusaba ikintu kimwe kandi ugomba kucyubahiriza, kuko yagombaga kumvira Imana, yagombaga kugikora. Umva ikintu Imana yamusabye rero, nawe ni nacyo Imana irimo kugusaba. Iramubwira ngo ndashaka yuko ujya mu ishyamba ukajya gushakamo igiti kimwe cya goferi. Nawe Imana iragusaba yuko ukizwa, iragusaba yuko ukiranuka, iragusaba ko wihana, iragusaba kureka, iragusaba. Hari ibintu Imana irimo gusaba, iragusaba. Imusaba yuko agomba kujya gushaka igiti cya goferi akakizana, imuha amabwiriza y'icyo giti. Iramubwira ngo uzakibazamo inkuge,
imuha amabwiriza yayo, imubwira yuko azashyiramo ibyumba bibiri. Biriya byumba bibiri harimo ubusobanuro bugira kuri bubiri. Icyumba cya mbere cyagombaga kuba ubwisho bw'inyamaswa, icyumba cya kabiri cyagomba kuba icyumba cy'abantu. Bivuze ngo hari inyamaswa, hari ibikururuka, buri kigore n'ikigabo mu nyamaswa byagize ahantu byabaga. Hanyuma umugore n'umugabo bagiraga ahantu babaga. Hanyuma Imana imuha amabwiriza. None Imana ibwiye Nowa, arabaza ngo none se Mana kumbwiye ko ngomba kujya kubaza kino giti, nzakibaza ngiye nyine? Imana yamubwira ngo we genda, nubona abandi bazagufasha muzafatikanye. Yemwe bashumba mujye mushimira Imana, hari abantu mwabonye babafasha kubaza. Imana ishimwe, izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Hamwe ati nubona abandi bazagufasha muzafatikanye muzabaze nta kibazo. Nuwo ngaragenda ngamare kugenda ajya mu ishyamba, igiti cyitwa goferi abarakibonye, aragitsinda gishyira hasi, aragenda ajya gushaka abandi bazamufasha kubaza. Ubutumwa aratangiye arabwirije, itorero aryubatse. Iriya nkuge igereranwa n'itorero. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ni itorero abantu bagombaga kubamo. Aragenda arabaje inkuge arayibonye, amaje kuyibona aragenda arabwiriza. Ikigore n'ikigabo baraza binjira mu itorero. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ariko bikira aho ngaho yabanje kujya gushaka abamufasha kubaza. Kandi iriya nkuge amateka atubwira yuko iriya nkuge yamaze imyaka 120. Mu myaka 120 iriya nkuge yamaze rero. Hari abantu benshi babaje babivamo. Benshi babaje 5 baragenda, babaje 20 baragenda, babaje 15 baragenda, babaje 30 baragenda. Dufite abantu benshi babirambiwe, barabaririmbye babivamo, barabanyamasengesho babivamo, barababwiriza butumwa babivamo, barabapasitoro baragiye, barabahanuzi barazimye, barabahanzi barazimye, bagiraga iyerekwa baragiye. Abantu benshi bagendaga basenga bagiye babivamo. Imyaka 120 banze kuyihanganira, iminsi y'agakiza banze kuyihanganira, iminsi y'ijambo ry'Imana banze kuyihanganira, iminsi y'imibereho banze kuyihanganira, iminsi yo kwihangana byarabananiye. Itorero barivamo. Reka nkubwire Imana yacu iyo wayumviye irakora. Nigeze nsengera umwana w'umukobwa aho bitaga twe, nigeze njya ahantu mu itorero ryo muri Anglikani muri 2016 ngiye kubwiriza ahantu, sanga umwana w'umukobwa yarasaziye, yageje imyaka 46. Iwabo baramwirukanye, iwabo bari abarozi, baramwirukana aragenda. Hari kavanwa nuko yakijijwe, hageze ahantu yakirwa n'umuntu w'umugore bita Mariya. Amaje kumwakira habarakijijwe. Igihe kimwe rero yagiye ahantu hagiye gusenga Imana, Imana ishimwe, hagiye gusengera ahantu. Imana yamubwira ngo umva, ngiye gukubakira urugo. Iyo twabaje, iyo twakijijwe, Imana hari ibyo yubaka kandi bikubakika. Nuko yamubwira ngo ngiye kuzakubakira urugo. Bati yego. Ngeze mu gitirane rero bansaba yuko ngomba kuzajya gusaba umwana w'umukobwa. Ndagenda ngeze njya kumusaba. Ngiye kumusaba umukobwa sinamubonye. Uwo munsi bamusabye, uwo munsi twakoreyeho ubukwe. Ubwira ngo abanzi abamujombaga intoki ntibazijombye ku muceri, abamujombaga iminwa ntibajijombye kuri soda. Iyo twumviye Imana ibasha gukora ibirenze cyane ibyo abantu badatekereza. Iyo wayumviye Imana ishimwe. Nuho ngarabashaka bamwe babivamo, abandi barabireka, abandi baragenda. Abanyamasengesho basigara inyuma, basigara ku mateka. Ndagusabize kujya muri uyu mwanya wongera yumvira Imana. Aho waguye wongera ugaruke, wongera wumvira Imana. Icyo Imana yakubitsemo wongera ukigarure mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Inkuge bagenda barayibaza, bamwe babivamo baragenda. Ariko Nowa arakomeza arayibaza. Imyaka 120 irashira, Nowa arakomeza arabaza. Mu gice cya 8 rero twasomye ijambo kuri A na B na C na D. Twasomye ijambo rivuga ngo nuko Imana yibuka Nowa n'ibifite. Hepfo yaho handitse ngo n'ibifite ubugingo byose. Imana ishimwe. Iyo wumvira Imana irakwibuka. Iyo wumvira Imana wowe n'umuryango wawe irakwibuka. Abana bawe bagira ubuhungiro. Haleluya. Iyo wumvira Imana hari ubundi bwihisho Imana iguhishamo. Iyo wumvira Imana, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nigeze nkunda umugabo umwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bita Karori. Yigeze yandika ku ijambo ndarikunda. Cyanditse ku ijambo aravuga ngo ubuzima ni nk'igitunguru umuntu agenda amanyagura akababi. Ngo kandi icyo gitunguru kirakenerwa. Ngariko ngamazi y'igitunguru hari igihe asimbuka akajya mu maso ukocerwa. Ngariko twagize mu gihe cy'ifunguro. Imana ihabwa icyubahiro. Ntabwo yamarira bakibukwa.
ukata igitunguru hamaze kujya mu maso abateka, iyo ukaranga ushobora gushya, iyo ucana imyotsi ushobora kukwica, ariko twageze ku meza Imana ishimwe ntabwo yamara yibukwa. Uko niko twakijijwe. Ushobora guca mu buzima bubi iyo wumviye Imana, abantu baragutuka, baragusuzugura, imiryango ikaguca ngo ntacyo umaze, ngo ntacyo wimariye, ngo iyo ukora ni igiki. Reka nkubwire, umvira Imana iyo wayumviye, iyo wayumviye. Haleluya! Iyo wayumviye, iyo wayumviye, iyo wayumviye, wumvira Imana igahindura amateka. Iyo wayumviye, iyo wayumviye Imana yacu. Reka twumvire Imana rero. Iyo wayumviye amateka arahinduka, iyo wayumviye ubuzima burahinduka, iyo wayumviye ibyo utatekerezaga biraba. Nowa ngo imyaka 120 irarangira, abaza Imana iramwibuka n'ibifite ubugingo byose. Ndagira ngo uyu mwanya wumvire Imana, Imana ikwibuka n'umuryango wawe, Imana ikwibuka n'ibyo utunze, Imana ikwibuka n'ibyo ufite. Imana, haleluya! Iyo wayumviye, iyo wacuruje biragenda. Iyo wayumviye, iyo usenga ivugana natwe, iyo wayumviye urayizera, iyo wayumviye Imana ishimwe ntago ubucumva imbeba zikomanze ngo uvuge ngo ngiye guhamagara abanyamasengesho. Reka da, iyo yumvira nawe urasenga ugategeka. Umva, iyo wayumviye Imana ishimwe ufata imbaraga z'umwijima. Iyo yumvira ijambo ry'Imana rirambwira Mateyo 7:7 harambwe nuko musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa. Iyo yumvira turayisaba tugahabwa. Iyo twayumviye, haleluya, iyo twayumviye ibashe gukora cyane. Ngarabaza imyaka 120 irashira. Imana ishimwe mu muteguro wiriya nkuge sekuru wa Nowa, ngo sekuru wa Nowa yereba gukunda umwuzukuru we harimo gukora, harimo abaza. Sekuru amwemerera inkunga. Imana ishimwe natwe twasenze ijuru ridupangira inkunga. Iyo twasenze ijuru ridupangira icyo rigomba kuduha. Iyo twasenze ngo birangira isekuru wa Nowa aravuga ati noneho ndabona ufite umwete wo kubaza inkuge, reka nanjye ngusabe ukomeje kubaza nanjye ngiye ugutegurira ikizabatunga mu nkuge. Hari abantu bibaza ngo mbese iriya nkuge kwabayemo inyamaswa hakabamo abantu, ubundi zira nyamaswa zabayemo ziri giki, ubundi babayemo bari giki, byagenze gute? Sekuru yamuteye inkunga. Iyo twasenze ijuru ridutera inkunga. Haleluya! Iyo twasenze Imana ivugana natwe. Iyo twasenze kandi ibyo yavuze no kubikora bikora. Iyo twasenze igira ibintu bisobanura. Sekuru amutera inkunga, aragenda afata igice kimwe gishaka ibyo yarigiraga ibyo kurya yashakaga, akabishyira mu gice kimwe, n'ikindi gice kagishyiramo ibyo kurya. Muri make igice cy'inyamaswa yuzuzamwe ibiryo, n'igice cy'abantu yuzuzamwe ibiryo. Iriya minsi babaye mu nkuge bari bafite ibyo kurya. Imana yarabapangiye. Haleluya! Bari bafite ibyo kurya sekuru wa Nowa yashizemo. Mureke dukizwe dusenge ntabwo tuzasonza. Iyo wakijijwe, iyo ushonje urarya. Iyo wakijijwe, haleluya, iyo wambaraga ubusa urambara. Iyo wumvira Imana ntacyo utabona birangira. Inyamaswa, ikigura n'ikigabo byose bibonye ibitunga, ibitunga inyamaswa n'ibitunga abantu muri iyo nkuge. Ndagira ngo unyemere wumvira Imana. Iyo wayumviye, iyo wayumviye, iyo wayumviye, iyo wayumviye turambara, iyo wayumviye turarya, iyo wayumviye amadeni Imana irayishyura. Iyo wayumviye, iyo wayumviye, iyo wayumviye Imana irakuzamura. Iyo wayumviye ntiwishire hejuru. Reka nkubwire, iyo wumvira Imana irakuzamura cyane. Iyo wumviye Imana iguha amahoro mu mutima. Haleluya! Iyo wumvira Imana ihindura byinshi mu buzima. Iyo wumvira Imana, ndagira ngo unyemerere wumvira Imana. Turi ku ishuri rimwe twigeze turana mu mahugurwa turimo twiga, baduha agatekerezo ku mwana w'umusore. Umwana w'umusore ngo Imana yigeze imurima, ngo imuha ubwiza cyane, aba mwiza. Ariko Imana imugira mwiza, imwima umugore, ariko imwima n'amafaranga. Harangiza agira ikibazo, aragenda kubaza Imana, aravuga ngo Mana waramemukiye, vrema ubone ungire mwiza ariko nyima umugore nyime n'amafaranga kwere. Harangije aravuga ati icyazama nkazaza kukubaza. Imana iti ntacyo uzazumbaze. Aragenda ajya kubaza impamvu Imana yamugize mwiza, hari ikamwima umugore ikamwima n'amafaranga. Aragenda, amaje kugenda aragenda cyane ribwa abariza Imana. Hagiye kubaza Imana bati urabona akiri mu rugendo arimo agenda cyabanje guhura n'umwana w'umukobwa. Hamaze ngo wa musore ugiye he? Bati ngiye kubaza impamvu Imana yangize mwiza ikanyima umugore ikanyima n'amafaranga. Umukobwa ati nanjye ugenda uyimbariza impamvu nanjye Imana yangize mwiza ariko ikanyima umugabo. Bati sawa ndagenda kubariza. Ageze hirya kigenda kubitirana n'igiti kiti hejuru y'amazi ariko gihora cyumye kidatoha. Igiti bati wa musore ugiye he? Bati ngiye kubaza impamvu Imana yangize mwiza
ikanyima umugore ikanyima n'amafaranga. Bati none nanjye ugenda yimbariza impamvu mbe hejuru y'amazi nkaba ndatoa kandi ibindi biti byose biteye hejuru y'amazi byose bitoa. Bati sawa ndagenda kubariza. Ageze hirya kubitana n'inyamaswa intare iri mu ishyamba. Bati wa musire ugiye. Bati ngiye kubaza impamvu Imana yangize mwiza hari ikanyima umugore ikanyima n'amafaranga. Intare bati nanjye ugenda yimbariza impamvu ba mu ishyamba nkaba nagira icyo ndya kandi izindi nyamaswa zose ziba mu ishyamba zigira icyo zirya. Bati sawa. Umusore ngaragenda ageze imbere y'Imana. Bati urabona unjire gutya ariko mpemukire unjire mwiza bene kano kageni unyime umugore unyime n'amafaranga. Bati ariko ntago ari jye nyine waje mfite n'abandi bantumye. Imana itera buretse ibyo mubiretse ubanza umbwira iby'abandi. Aho ujya gusenga wagira ngo ugiye kubwira Imana ibyawe kabwira ngo buretse ubanza umbwira iby'abagutumye. Burya bikubwiye nuko ibizi neza ko ibyawe ibibirimo. Imana ishimwe ibyacu Imana burya ibibirimo. Bati ngo banza umbwira iby'abagutumye. Bati wambere n'umukobwa wambwiye ko wamugize mwiza ariko amwimye umugabo. Bati cya kabiri ni igiti giteye hejuru y'amazi ariko kikaba kidatoha kandi ibindi biti byose biteye hejuru y'amazi byose bitoha. Bati cya gatatu ni inyamaswa iba mu ishyamba itagira icirya kandi ziri inyamaswa zose zigira icyo zijya ziri mu mashyamba. Bati rero nkubwire Imana iti ibyawe ntari nabigusubiza reka mbaze subize ibyabo ngabo bagutumye. Turi ku ijambo rivuga ngo kumvira Imana. Iyo wumvira Imana ntabwo witura muri uzu rwita ikiziba. Iyo wumvira Imana ugenda mu mabwiriza n'amategeko izina ry'Imana rigabwa icyubahiro. Aragenda amareko ziraza hereye kuri wa mukobwa bati Imana yamaye ubutumwa bwawe. Bati rero ngaho mbwira ubutumwa Imana yaguhaye. Bati Imana yambwiye ngo umusore uri bwaguce mu maso bwa kabiri. Imana habwe icyubahiro. Umusore uri bwaguce mu maso bwa kabiri Imana yambwiye ngo nuwo ngo niwe wawe. Ku nyamaswa Imana yamubwira ngo ugende ubwire iyo nyamaswa yuko umuntu uri bwongeye kwigira mu maso bwa kabiri utagira ubwenge izamurye. Igiti nacyo ugende ukibwire yuko impamvu kidatoha munsi yacyo rimwe mu buye y'agaciro ugira ukibwire gishaka umukene azacukura. Abaraje rero abageze ku mukobwa bati umusore uri bwaguce bwa kabiri nuwo nguwo niwe wawe. Bati igiti cyo ugenda ukibwira yuko impamvu kidatoha munsi yacyo harimo amabuye y'agaciro ugenda ukibwire gishaka umukene ayacukura agenda akire nacyo kizatoha. Bati nayo intare ugenda ibwire yuko niramuka ibonye umuntu yigeze mu maso bwa kabiri izamurye. Abaragiye muri kuzana yageze ku mukobwa. Bati rero Imana yambwiye yuko umusore bwabone mu maso bwa kabiri ari we wawe. Umukobwa bati rushaho buryo ujya kugenda unca uburyo ngutuma ku Mana. Burya nari nagukunze burya nabuze ukuntu mbivuga burya nasigaye naka mu mutima nabuze ko nkwaka inimero burya nasi ngukunda. Anyway wanyemera tukabana kubona uri mwisi nanjye ndi mwiza nacyo wanyemera tukabana. Umusore batirikada ntago najye mu byo kurongora reka mbanze jyana ubutumwa bw'igiti. Dufite abantu banze kumvira Imana bagenda barenga ibisubizo bizabo bajya gushaka bitari byabo. Abaragiye amare kugenda ubwo umugore namusize ibyifuzo si bibiri umugore n'amafaranga umugore baramusize. Abaragiye kureba igiti batumva ukuntu Imana yavuze batavuze iki. Bati Imana yambwiye yuko impamvu datoha munsi yawe harimo amabuye y'agaciro none shaka umukene agenda yacukure namara kuyacukura agenda akire nawe uzatoha. Igiti bati kare mukene mbonye wanyemera amabuye ukacukuramo kagenda ugakira hanyuma nanjye nkabona uko ntoha. Mungu batireka da ntago najya mu by'amafaranga n'umugore ndamusize reka njye kureba intare. Batwagize abarokore barenze ibisubizo banze kwakira iby'Imana yabaye bajya kureba itari ibyabo. Nubwo wanga kwakira iby'Imana yaguhaye ufite ingorane ushobora gusiga iby'Imana yaguhaye ukazajya kureba intare mu ishyamba. Ageze mu ishyamba batumva Imana yambwiye ngo nubona umuntu kugeze mu maso bwa kabiri utagira ubwenge uzamurye. Intare batareko buriya wowe ugira ubwenge buryo ungeraho nagutumye ku Mana nshonje uragarutse ungarutse mu maso mu by'ukuri wowe ugira ubwenge. Birangira inyamaswa intare imuri umbwije ukuri wamurokorewe unteza amatwi uri kunyumva arakurira dore kuri televiziyo. Ndakubaza ikibazo uriya musore hari uko Imana itari yamugiriye umukore yashaka se ramubonye amafaranga ntera yabonye intare yaragiye kureba hiki. Twagize abantu rero banze kumvira Imana bajya kureba intare ibisubizo babisize. Niwanga kumvira Imana uzitura mu kanwa k'intare bizagukoraho. Umvira Imana ndagira ngo dusenge kumvire Imana. Igihe kimwe impyisi n'intama ngo byaye mu rugendo byiruka ngo birimo byirukanka intama yari imbere impyisi iri inyuma yayo.
none ngo birangira kuko impyisi yirukankaga inyuma y'intama ariko ngo cyari bikeneye yuko kuko impyisi yagiye intama bikeneye ko birwana bigeze rero hirya kuko imbere hari urwobo intama birasimbutse isimbuka urwobo ariko impyisi irasimbuka ibereze muri cya cyobo intama igeze ruguru ku musozi irongera kata iragaruka baroko ushobora kugira ngo ibyakwirukankagaho byakuvuye inyuma biracyahari komeza ufata umwanya uhaguruka usenge kuko ibyo wibwira ko wasize ntabwo urabisiga ntabwo uragira ku rwego rwo kubisiga wowe intama igeze hirya irongera iragaruka bacumbwa no mu kinyarwanda ngo buryo ushize impumuye bagira ucyamwirukansaga ageze hirya arongera agaruke intama igarutse ijya muri rwa rwobo irebe mu rwobo yasanga impyisi bati burya wituye mu rwobo impyisi bati nituyemo bati ahubwo unkundiye wamfashe ukamvanamo intama ati ndakuvanamo kandi wanyirukankaga inyuma bati reka da mbabarira umvanemo numvanamo ntabwo nzongera kwirukanka inyuma bati ntabwo uri bwongere bati ntabwo uri bwongere intama iragiye ifata impyisi irongera izamuramo ishyize hejuru birongeye biracakuranye birongeye birarwanya muroko nusubira inyuma ibyo wibwiraga yuko ari byiza bizakubera bibi wateye intambwe ujya imbere komeza mujya imbere wikebuka ngo urebe inyuma hari ubusinzi inyuma hari ubusambanyi inyuma hari uburozi inyuma hari amagambo inyuma hari urupfu ibiri inyuma nuramuka ukebutse ukareba inyuma uzamenye ngo ukakubayeho intama ibiraje rero imare kuvanamo impyisi birarwanya hirya baturutse urukwavu batemwe abagabo mwe murafiki bati urabona je intama tije nirukankaga impyisi ibiraje nsimbutse urwobo iba yituyemo ndagaruka muvanye murebe bishya nyituye inuze urukwavu rubarujije intama bati nuko niko byagenze urukwavu bati rero reka banze nde kundi bwakemura ikibazo cyanyu urukwavu rubwira impyisi bati rero buryo ujya witura mu rwobo nsanze wavuyemo ntabwo nigeze mbona uko byagenze ahubwo simbuka wongere wituremo muroko satani arimo arakoshya yikubwira ngo simbuka wongere reka bwira satani marakoshya kandi namara gukoshya uzikanga yagukoreye namara kugukora azanagutengatisha uko satani ntabwo akeneye ko yikorera gusa azagutengatisha azagukorera gusambana namara kugukora gusambana azagutengatisha inda ugenda udafite nawe uzayishira icyakubera cyiza umvira Imana birangira impyisi yongeye yitero yikubise mu rwobo intama urukwavu rubwira intama bati wabibonye ugize amahirwe urukiza rwa none ubwo tugize amahirwe ikabisubiye mu rwobo hita wirukanka ariko ntuzongere kureba inyuma birangira intama yirutse urukwavu ruragenda impyisi iguma mu rwobo murokotera intambwe wireba inyuma turi mu rugendo inyuma hari ibibi bizakwica twari ku ijambo ryitwa kumvira Imana uriya musore ariko Imana itamugize umugore n'abafaranga niyo yarabibonye yagiye kujyana ubutumwa bw'intare ajyaye dufite abarukure banze kumvira Imana dufite abanyamasengesho banze kumvira Imana ababwiriza ubutumwa banze kumvira Imana rero iyo wanze kumvira Imana ikikuviramo ingaruka n'umubabaro n'agahinda reka rero ngira ngo ufate umwanzuro umwe wo kumvira Imana utekereze kuri uyu musore byamubayeho utekereze kuri impyisi ndetse n'intama ibyayibayeho urebe ngo iyi ntama yasubiye inyuma ujyaye niba arasubiye inyuma uzamura ikiganza dusenge ubarebe ngo uyu musore yanze kumvira Imana nawe baze ngo mbese wigeze wumvira uzamura ikiganza cyawe dusenge uyigirireho umugisha nkuko Nowa yagiriyeho umugisha reka dusenge Imana twinginge Imana yacu ndagushimye Imana data twese uri mu ijuru izina ryawe ryo wowe ngoma yawe yogire hose ibyo ushaka bibe mwisi nkuko bijya biba mu ijuru ndagushimye umwami w'abami kuko uyu mwanya banenye natwe twari ku ijambo ryitwa kumvira Imana bari badutiza amatwi batwumvishije reka tubasabire umugisha mu izina rya Yesu uyu mugisha tubasabiye rero no kumvira Imana hari abantu bagusengaga batakumvira ariko bazamuye ikiganza ko batigeze bumvira hari abantu wahaye iyerekwa ariko ntibumvira hari abantu wahaye ubutumwa ariko ntibumvira hari abantu bari abaririmbyi babivamo hari ababwiriza butumwa babivuyemo
hari abitwaga abahanuzi babivuyemo, hari abantu bari bafite inshingano mu itorero ariko bose babivuyemo, nubwo batigeze bumvira ariko uyu mwanya bafashe icyemezo barakumviye baragarutse. Imana ishimwe. Reka bakugiriraho umugisha nk'uwo Nowa yakugiriyeho mu izina rya Yesu. Ubwo bazamuye ibiganza mwami, reka imbabazi zawe n'urukundo rwawe bikomeze kubabaho. Reka ubababarire aho batakumviye, aho batakiranutse ku cya 10 n'amaturo, aho batakiranutse mu masengesho, aho batakiranutse mu buryo bw'imibanire y'abantu, aho batakiranutse mu itorero, aho batakiranutse mu gakiza, ubeze kandi ubatunganye. Izina rya rishwa ryabwa icyubahiro. Dufite n'abandi basubiye inyuma, reka ubagire neza wongere ubagarure mu buntu bwawe, reka ubambike imbaraga abatarakumviye ubababarire. Hanyuma n'ikindi ukwiriye kongeraho nuko abantu bakeneye ijwi ryawe ribegera rikababurira, rikababwira yuko ibyo barimo bitaguhesha icyubahiro. Urakoze mwami w'abami rero, urakoze kubashyigikiye, urakoze kubahaye umugisha, kandi urakoze ko ubahaye kukumvira. Tubisabye twizeye abakwakiriye ko ubabaye bugufi kandi bakomeje mu izina rya Yesu. Urakoze, amen. Reka mbahe inimero ya telefone 0788 39 78 75 9 0788 39 75 Imana ibamere umugisha. Yari Niyonagize Innocent Kumvira wubatse itoro na Peri Paruwasi Butama, itoro rya Rwinyundo, mushumba Shokenka Jeredi ari nayo nababwiye wansezeranije nka kurubukwe. Imana ibamere umugisha hamwe natwe twese. Shalom, shalom.